Tekereza ibi, mu Gushyingo 2022 hari website nshya yagaragaye kuri internet. Mu minsi 5 gusa yari imaze kugira abantu miliyoni 1 bayikoresha. Mu mezi 2 gusa yari imaze kugira abantu miliyoni 100. Ikintu gitari cyarigeze kibaho mu mateka ya internet. Iyo website yitwaga ChatGPT. Uyu munsi hari abayikoresha kwiga, hari abayikoresha gukora business, hari abayikoresha kwandika ibitabo, hari n'abayikoresha gukora software. Hari n'abavuga ko ishobora gusimbura imirimo y'abantu miliyoni nyinshi ku isi. Ariko ikibazo ni iki? ChatGPT ni iki mu by'ukuri? Ninde wayikoze? Kuki yakuze vuba cyane kurusha Facebook, TikTok na Instagram? Ese ishobora guhindura isi kurusha internet ubwayo? Uyu munsi tugiye kwinjira imbere muri ChatGPT. Mbere ya ChatGPT, AI yari isanzwe ihari ariko abantu benshi ntibayikoreshaga buri munsi. Hari Siri, hari Alexa, hari Google Assistant, ariko zose zari zifite ikibazo kimwe. Ntizashoboraga kuganira nk'umuntu. Ntiwashoboraga kuzibaza ikibazo kirekire. Ntiwashoboraga kuzisaba kwandika inkuru. Ntiwanashoboraga kuzisaba gukora ubushakashatsi. Byari AI zifite ubushobozi buke. Abantu benshi bumvuga ko AI ari nk'ikintu cya science fiction. Mu mwaka wa 2015 itsinda ry'abantu bafite inzozi rikomeye ryarateranye. Muri bo harimo Sam Altman, Elon Musk, Greg Bokaman, Elias Atkeva. Bari bafite ikibazo kimwe. Ati bizagenda bite niba AI ibaye ubwenge kurusha abantu? Bashakaga ko AI yakubakwa mu buryo bugirira abantu bose akamaro. Nuko bashinga kampani nshya bayita OpenAI. Mu ntangiriro OpenAI ni yari kampani ishaka inyungu gusa, yari umushinga ugamije guteza imbere AI mu buryo bwiza. Abantu benshi batangazwa no kumva ko Elon Musk ari umwe mu bantu bafashije gushinga OpenAI. Yatanze amafaranga, yatanze ibitekerezo, yafashije umushinga gukura, ariko nyuma habayeho gutumvikana hagati ye n'ubuyobozi bwa OpenAI. Muri 2018 Elon Musk avamo. Icyo gihe nta muntu wari uzi ko OpenAI izahinduka kimwe mu bigo bikomeye ku isi. Mbere ya ChatGPT hari GPT. GPT bisobanura Generative Pre-trained Transformer. Mu magambo yoroshye ni AI yatojwe gusoma amagambo menshi cyane. Yize ibitabo, website, inyandiko, ubumenyi butandukanye, nuko itangira kwiga uko abantu bavuga, uko bandika, uko basubiza ibibazo ndetse n'uko batekereza. Muri 2022 OpenAI yafashe GPT ikomeye yari imaze kubaka ishyira mu buryo abantu bose bashobora gukoresha. Nuko havuka ChatGPT. Mu minsi mike gusa internet yose itangira kuyivugaho. Abantu batangira kuyisaba kwandika email, kwandika code, gukora homework, gukora business plan, isi iratangara. Abantu benshi bibaza ikibazo kimwe. Ati ChatGPT izi ibintu byinshi gutya. Abandi bati ese ibiri gushakira ibisubizo kuri internet buri gihe? Ukuri nuko ChatGPT ikora mu buryo butandukanye nubwo abantu benshi batekereza. Mbere yuko ishyirwa hanze yatojwe ku nyandiko nyinshi cyane. Yasomye ibitabo, articles, website, research papers, documentation mu buryo bworoshye nkaho wafata umuntu ukamufungirana mu isomero rinini cyane imyaka myinshi. Ukabisoma hafi ya byose. Nyuma ukamubaza ibibazo. ChatGPT ntabwo ifite ubwonko nk'ubwa muntu, ntabwo itekereza nk'umuntu, ahubwo irareba amagambo yawe ikagerageza guhanura ijambo rikurikiraho rifite amahirwe menshi. Icyo nicyo gitangaje, kubera ko ikora ibintu ibingibi ku muvuduko udasanzwe bikagaragara nkaho iri gutekereza. Mu mateka ya internet hari app nyinshi zabaye ibyamamare. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, ariko nta nimwe yigeze ikura nk'uko ChatGPT yakuze. Facebook yafashe imyaka myinshi kugira ngo igere kuri miliyoni 100 z'abakoresha. Instagram nayo byagenze gutyo. TikTok nayo byayifashe imyaka. Ariko ChatGPT yabigezeho mu mezi 2 gusa. Kubera iki? Hari impamvu eshatu. Impamvu ya mbere nuko abantu bahise babona akamaro kayo. Impamvu ya kabiri, social media yayikwirakwije hose. Impamvu ya gatatu, yashoboraga gukora ibintu abantu batari barigeze babona.
kwandika inkuru, gukora kode, gusubiza ibibazo, gufasha abanyeshuri, gufasha abacuruzi ndetse no gufasha abashakashatsi. Isi yose yatangiye kuyigerageza. Mu gihe abantu benshi bari bagitangiye kumenya ChatGPT, Microsoft yo yari yamaze kubona ko AI igiye guhindura isi. Nuko itangira gushora amafaranga muri OpenAI. Ntabwo ari make, ni miliyari nyinshi z'amadolari. Ibi byafashije OpenAI kubona computers zikomeye, server nyinshi, abahanga benshi. Nyuma Microsoft itangira gushyira AI muri Bing, Windows, Office, Copilot. Byagaragaje ko urugamba rushya rwari rutangiye, urugamba rwa AI. Mu mateka ya tekinoloji, Google yari imaze imyaka myinshi iyoboye search. Ariko igihe ChatGPT yasohokaga, hari amakuru yavugaga ko bamwe mu bayobozi ba Google bagize impungenge. Kubera iki? Kubera ko abantu batangiye kubona ibisubizo muri ChatGPT aho kujya gushakira kuri Google. Google yahise itangira kongera imbaraga muri AI. Nyuma isohora Gemini. Ibi byerekanye ko ChatGPT yari yahinduye umukino. Uyu munsi ChatGPT ishobora gusubiza ibibazo, gufasha mu kwiga, kwandika email, gukora business plan, gukora kode, gufasha gukora website, guhindura indimi, gukora summary, gutanga ibitekerezo. Niyo mpamvu abantu miliyoni nyinshi bayikoresha buri munsi. Ariko hari ikintu kimwe ugomba kumenya. ChatGPT ntabwo iba ihora ari ukuri 100%. Hari igihe ishobora kwibeshya, niyo mpamvu buri gihe ari byiza kugenzura amakuru y'ingenzi. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeye ku isoko. Abantu benshi bafite ubwoba. Bati ese AI izadutwara akazi? Ukuri nuko hari imirimo imwe ishobora kugabanuka. Cyane cyane imirimo yisubiramo cyane, imirimo yandikwa cyane, imirimo yoroshye ya administrative. Ariko amateka atwereka ikintu kimwe. Buri tekinoloji nshya ivuka hari imirimo ikurwaho. Ariko hakavuka indi mishya. Internet yabikoze, computer zabikoze, smartphone zabikoze. AI nayo ishobora kubikora. Ikibazo ntabwo ari AI izaza, ahubwo ikibazo ni uzayikoresha cyangwa izagusiga. Iyo abantu bumvishe ChatGPT bwa mbere, hari benshi batekereza ko ari chatbot isanzwe, ariko inyuma yayo hari ikoranabuhanga rikomeye cyane. Kimwe mu bintu abantu benshi batazi ni uko kubaka ChatGPT byasabye computers ibihumbi byinshi, amakarita ya AI GPUs ahenze cyane, amashanyarazi menshi, abashakashatsi baturutse impande n'impande zitandukanye z'isi. Hari n'igihe training ya model imwe ya AI ishobora kumara amezi menshi, kandi igatwara amafaranga abarirwa muri za miliyoni cyangwa miliyari z'amadolari. Ikindi abantu benshi batazi ni uko ChatGPT itabika buri kiganiro kugira ngo yige ako kanya ku byo uyibwiye. Abantu benshi bibwira ko iyo uyibwiye ikintu uyu munsi, ejo ihita ikimenya ku bantu bose. Siko bimeze. Hari uburyo bwihariye bwo guteza imbere models butandukanye n'ibiganiro bya buri munsi. Mu ntangiriro OpenAI yari yibanze cyane ku bushakashatsi, ariko uko AI yagendaga ikura, amafaranga yo kuyubaka nayo yarushagaho kwiyongera. Kubera ibyo hatangijwe uburyo bwo kwishyura. Uyu munsi hari ChatGPT Free, ChatGPT Plus, serivisi zikoresha n'amasosiyete, Plus zifasha developers kubaka application zabo. Kampani nyinshi ku isi zikoresha AI ya OpenAI muri serivisi zazo. Niyo mpamvu OpenAI yabaye imwe mu makampani afite umuvuduko ukomeye cyane mu kwinjiza amafaranga mu mateka ya tekinoloji. Mu gihe ChatGPT yatangiye, abantu benshi batangajwe n'ubushobozi bwayo, ariko nyuma habayeho iterambere rikomeye. Models zatangiye kurushaho kumva amabwiriza neza, gusobanura ibintu birambuye, gukemura ibibazo bikomeye, gusesengura amakuru, gukorana n'amashusho. Buri version nshya yazanaga n'ubushobozi bushya. Ibi byatumye abantu benshi batangira kubona AI nk'igikoresho gikomeye kurushaho, aho kuyibona nk'ikintu cyo gukinisha gusa. Hari ijambo rimwe rikunzwe kuvuga cyane mu isi ya AI, AGI, Artificial General Intelligence. Mu magambo yoroshye, ni AI yashobora gukora hafi ibintu byose umuntu ashobora gukora mu gutekereza. Uyu munsi AI iracyafite aho igarukira, ariko abashakashatsi benshi bafite intego yo kuyegereza kuri urwo rwego. Ni imwe mu mpamvu zituma AI iri gushorwamo amafaranga menshi cyane ku isi.
Abantu bamwe babona AGI nk'ikintu kizakemura ibibazo byinshi, abandi bakayibonamo ibintu bishobora guteza ibibazo bishya. Iki ni ikibazo cyabajijwe inshuro nyinshi. Hari abavuga bati umunsi umwe AI izarusha abantu ubwenge. Hari abandi bavuga bati AI izakomeza kuba igikoresho gusa. Ukuri nuko nta muntu uzi neza igisubizo. Ariko ikizwi nuko AI iri gutera imbere ku muvuduko utarigeze ubaho mbere. Ibintu byafataga imyaka myinshi kugira ngo bihinduke, uyu munsi bishobora guhinduka mu mezi make gusa. Niyo mpamvu isi yose iri gukurikirana iri terambere yitonze. Mu gihe gito cyane ChatGPT yahinduye uburyo abantu biga, bakora ubushakashatsi, bandika, bakora business, bakora programming, bashaka ibitekerezo. Abanyeshuri bayikoresha, abarezi bayikoresha, abacuruzi bayikoresha, abanditsi bayikoresha, developers bayikoresha, company nini nazo zayikoresha. Mu myaka mike gusa yabaye kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga byagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Tekereza isi mu myaka 10 iri imbere. Birashoboka ko AI izaba iri muri buri telefoni, AI izafasha abaganga, AI izafasha abarimu, AI izafasha abahinzi, AI izafasha abacuruzi, AI izafasha gukora ubushakashatsi bushya. Ikibazo ntabwo ari niba AI izaba iri hose, ikibazo ni tuzayikoresha dute. Nicyo kibazo kizagena ahazaza h'ikoranabuhanga. Mu mwaka wa 2022 ChatGPT yatangiye nk'igikoresho gishya abantu benshi batari bazi. Mu gihe gito cyane yahindutse kimwe mu bikoresho bizwi cyane ku isi. Yatangije isiganwa rishya rya AI. Yahinduye uburyo abantu bakoraga. Yahinduye uburyo abantu biga. Yahinduye uburyo abantu batekereza ku hazaza. Ariko urugendo ruracyakomeje. Nta muntu uzi neza uko isi izaba imeze mu myaka iri imbere kubera AI. Ariko hari ikintu kimwe kidashidikanwaho. Twatangiye ibihe bishya by'ikoranabuhanga. Kandi ChatGPT ni imwe mu mpamvu zikomeye zabitangiye. None se wowe ubitekerezaho iki? AI izahindura isi ibe nziza kurushaho cyangwa izazana ibibazo bishya abantu bagomba gukemura? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ngiye twabanye muri iyi video ndi Sibomana James. Ndabashimiye.